bantu bacu meze mute? Ubu noneho tubazaniye inkuru ivuga ku cyakorwa igihe umugabo cyangwa umusore yaba afite igitsina kinini, bityo ubuzima bwe muri rusange ntibubangamirwe cyangwa se uwo bashakanye. Turabibutsa ko uru ari urugo rwiza TV, channel ibagezaho amakuru yibanda ku muryango, imibanire y'abashakanye, ababyeyi n'abana. Turabasaba tubinginga ngo mukomeze kudushyigikira mukanda ijambo subscribe cyangwa se abone riboneka mu nyuguti zitukura kuri ekara cyangwa screen y'igikoresho cya electronique murimo mwifashisha. Turabamara impungenge ko gukanda subscribe cyangwa se abone byonyine nta gihombo bibateza, ahubwo muba mubidushyigikiye muri uyu murimo dukora wo gutegura video no kuzibagezaho. Reka dukomereze ku nkuru yacu twiyibukije. Ubushakashatsi bwerekana ko umugabo ufite igitsina cyafashe umurego mu rugero kiba kiresha na santimetero 13 z'uburebure na santimetero 11 na milimetero 50 z'umubyimba. None ni izihe ngaruka, ni ibihe bibazo bishobora guterwa n'umugabo ufite igitsina kirekire kurusha kuri ubwo burebure tuvuze? Ingaruka ya mbere ku mugabo ufite igitsina kinini kandi kirekire ni uko bafite ibyago byinshi by'uko we ubwe yakomereka, cyane cyane iyo atisiramuje. Ariko kandi abafite ibyago byinshi byo gukomeretsa cyangwa gutanyura uwo bakorana imibonano mpuzabitsina. Bityo rero iyo ufite igitsina kinini kandi kirekire witondera ibi bintu bine bikurikira. Icya mbere, uba ugomba kugura ipantaro itagufashe kugira ngo igitsina cyawe kitazajya kigaragara uko cyakabaye mu ipantaro. Bityo niwishinga abafite iziringaniye ngo ushake kujyana n'ibigezweho wambara bwa bupantaro bugufashe, ahubwo ushake irekwe kugira ngo bitagutera ipfunwe cyangwa se bikaba byateza ibindi bibazo. Icya kabiri, wirinda gushukwa mu ruhame kuko bihita bigaragara cyane, kandi niba hari ikintu gitera ipfunwe abagabo ni ukwibona yagize ubushake mu ruhame, cyane cyane ko mu gihe ari kumwe n'uwo bashakanye ubushake bukaza butamuturutseho, nabyo ni ukuvuga umugore n'umugabo bashobora kubipfa kandi bitari ngombwa. Icya gatatu, uba ugomba kwigengesera mu gihe ukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo mwashakanye cyangwa se undi uwo ari we wese, kugira ngo utikomeretsa cyangwa se ngo umukomeretse, dore ko ibi bishobora no kwangiza inkondo y'umura, iy'umudamu cyangwa se iy'umugore. Bityo hari pozisiyo zigomba kwitonderwa, pozisiyo bita dog style, nanone pozisiyo umugore agaramye. Izi pozisiyo ari ebyiri zishobora guha umugabo uburenganzira, uburyo bworoshye bwo kwinjiza igitsina uko cyakabaye. Ubwo rero kibaye ari kirekire gishobora kurenga ahabugenewe, bikaba byakwangiza inkondo y'umura y'umugore. Nanone gishobora gutanyura igitsina cye, bityo umugore aho kwishimira imibonano mpuzabitsina akaba yababara. Icyo ni ikibazo. Icyo umugabo yamenya ni uko kubera ko afite igitsina kirekire, kugira ngo ashobore kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina bimwe bita kurangiza, yaba we cyangwa umugore we, si ngombwa ko cyinjira uko cyakabaye. Niyo yakwinjiza umutwe gusa cyangwa se santimetero 5 kugeza kuri 10 nta kibazo cyaba kirimo. Icya kane ni ukwitondera uburyo yicara muri tuwarete, cyane cyane izi za kizungu,
kuko abagabo benshi bafite igitsina kirekire usanga binubira kuba barigeze kwisanga igitsina cyakoze mu mazi asigara muri tuwarete, bikaba ari ikibazo nyine. Ubwo rero uzareba uko uzitwara, ugomba kureba uko witwara, uko wifata mu gihe tuwarete ikoreshwa aho uri ari izo kwicaraho. Icya gatanu, kubera ko umugabo iyo afite igitsina kirenze santimetero 20 na milimetero 30, iyo cyafashe umurego akenshi bitera abagore ubwoba. Ubwo rero biba bisa kuba ko babiganiraho mbere y'igihe, umugabo cyangwa se umugore akizezwa ko nta kibazo kiri buze kubamo. Nyine babiganiyeho, bigakorwa buhoro buhoro, hibandwa kutinjiza igitsina cyose uko cyakabaye, bityo umugore akagira icyizere cy'uko nta kibazo kiri buze kubamo. Aha nanone umugore azaba amaso, akirinda gukorana imibonano mpuzabitsina n'umugabo wasinze cyangwa se wakoresheje ibiyobyabwenge, kuko aba ashobora gukora ibintu ntarutangiye, ntacyo yitayeho. Ngayo nguko twe tubaye duhagarariye, naho ubutaha. Bye bye.